wigeze utekereza na rimwe ko uyu munsi umuntu mugendana n'inshuti yawe magara mugirana inama buri gihe uwo musangira akabisi n'agahiye wasanga ari ikindi kiremwa kitari umuntu? Wigeze ubitekereza ko ashobora kuba ari ikindi kiremwa kitari umuntu ako kiyambitse uruhu rw'umuntu ku buryo kigaragara neza neza ko ari umuntu? Ibaze uwo muntu abaye ari ikindi kiremwa gihambaye cyaturutse ku wundi mubumbe runaka, nyamara mugendana, musangira, mugirana inama buri gihe. Tekereza noneho umenye neza ko icyo kiremwa cyiyibye isura y'umuntu kugira ngo kigaragaze nk'umuntu, abaye ari umugabo wawe, umugore wawe, umwana wawe, umuvandimwe wawe cyangwa undi muntu wa hafi. Wabyifata mute? Biratangaje, ariko nanone birashoboka ko uyu munsi umuntu mugendana w'inshuti yawe magara, mbega inshuti yawe akadasohoka, wasanga ari ikindi kiremwa kitari umuntu gifite amagaragambya n'imirizo. Ntibyoroshye kubyiyumvisha, ariko birashoboka ko uyu munsi isi yaba iyobowe cyangwa se itegetswe n'ibindi biremwa bitari abantu, ariko byigaragaza nk'abantu kubera ko bicumbitse mu masura y'abantu. Isi ishobora kuba iyobowe cyangwa se itegetswe n'ibindi biremwa by'ibinyembaraga kandi bifite ubwenge buhambaye byaturutse ku yindi mibumbe. Niyo mpamvu bitatungurana dusanze mu muryango mugari tubamo cyangwa se muri sosiyete tubamo cyangwa se bamwe mu baturanyi bacu haba harimo ibiremwa bidasanzwe bya regitiriye, ibiremwa by'ibikururanda bimeze nk'imiserebanya cyangwa se inzoka bifite amagaragambya n'imirizo, ako byitije amasura y'abantu n'imiterere y'ikiremwa muntu kugira ngo byishe mu isi bibashe kuyobora no gucakaza ikiremwa muntu, nyamara ikiremwa muntu cyo kitarabutswe. None icyo kwibaza, byaba ari ukuri koko ko bamwe mu bo tugendana nabo ndetse n'abategetsi b'isi baba ari ibindi biremwa bya regitiriye bifite amagaragambya n'imirizo byiyambitse amasura y'abantu, nyamara byaturutse ku yindi mibumbe? None isi yacu yaba yarateye koko n'ibiremwa bya regitiriye ku buryo bishaka kwigarura ikiremwa muntu n'umubumbe gituyeho? Ni bande baba batungwa agatoki ko baba ari ibi biremwa? Uyu munsi reka tuganire kuri ibi biremwa bya regitiriye bivuga ko byateye isi kandi bikaba byishe mu masura y'abantu, dore ko ngo bitubana nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikaze mu kiganiro mwateguriwe nanjye Bernard Kimyumukiza. Bahaye ikaze. Abashakashatsi mu bumenyi bw'ikirere n'abahanga mu bumenyi bw'isi baratakamba batabaza umunsi ku wundi ko isi yacu yamaze guterwa n'ibiremwa bidasanzwe byaturutse ku yindi mibumbe, kandi ko misiyo yabyo ari ukwigarurira ikiremwa muntu n'umubumbe gituyeho. Barakora amanywa n'ijoro mu gushakisha icyarokora uyu mubumbe dutuyeho. Uyu munsi gisusurwa n'ubwoko butandukanye bw'ibivejuru, kandi ngo bizi neza uyu mubumbe kurusha ikiremwa muntu ubwacyo, ku buryo bidusigira uruhumbirajana rw'amayobera. Gusa nanone za leta z'ibihugu zirakomeza kugira ubwiru mu gutangaza ko ibyago bigaragara nk'ibyateye isi cyangwa se bitumbira isi byabananiye kubihagarika burundu. Nyamara amakuru y'ibivejuru yatangiye kumenyekana cyane nyuma ya gato y'intambara ya kabiri y'isi yose yarangiye mu 1945. Impamvu nuko muri iyo ntambara hakoreshejwemo ibisasu bya kirimbuzi, bikaba byaratanze ibimenyetso cyangwa se sinyari zifatika ku bindi biremwa biba ku yindi mibumbe, maze bihita bimenya ko cyangwa se bivumbura ko atari byo byonyine biri mu isanzure gusa, maze bihita biza bisanga isi birayisatira, nyuma bigeraho. None bivuga ko uyu munsi tubana nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi cyangwa se mu mibereho yacu ya buri munsi. Indi mpamvu ivugwa ni uko ngo abantu n'inyota yabo yo gutera imbere bakora ibyangiza ikirere ku buryo ngo nabyo bigerwaho n'ingaruka zo kwangirika kw'ikirere, maze bikaza kureba no kubuza abangiza ikirere. Gusa nanone hari amakuru avuga ko ibi biremwa by'ibivejuru byasuye isi kera cyane mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, kandi ko byaduhaye isezerano ry'uko bizagaruka vuba, kandi ko tugomba guhora tubyiteguye nk'uko abakristo biteguye ko Yesu azagaruka, abisilamu bakitegura ko Muhammad azagaruka. Abakristo bategereje kugaruka kwa Yesu Kristo, abayahudi bategereje kugaruka kwa Mesiya, abayisilamu bategereje kugaruka kw'intumwa y'Imana Muhammad. Iki gitekerezo cyo kugaruka ntabwo gishingiye ku iyobokamana, ahubwo gishingiye ku isezerano twahawe n'ibivajuru ko bizaza. Gusa bimwe muri ubwo bwoko bw'ibivejuru bimwe byibye cyangwa se byitije amasura y'abantu kandi bikaba byiyatuyemo, kandi twebwe tuzi ko ari abantu basanzwe dore ko bikora nk'ibikorwa nk'iby'abantu, kandi nyamara ni regitiriye cyangwa se imiserebanya abantu. Regitiriye cyangwa se imiserebanya abantu, ibiremwa by'ibikururanda bimeze nk'imiserebanya cyangwa se inzoka, ariko bifite amagaragambya n'imirizo kandi byitije amasura n'imiterere y'abantu kugira ngo byishe mu isi bibashe kuyobora no gucakaza ikiremwa muntu, nyamara ikiremwa muntu cyo kitarabutswe. Bivuga ko biri hano ku isi kandi ko bimwe muri byo byahindutse abaturanyi bacu ba hafi. Uyu munsi ishobora kuba idatuwe n'abantu gusa, ahubwo ituwe n'ibindi biremwa bihambaye kandi bitangaje kandi bicumbitse mu masura y'abantu, ku buryo twebwe tubona ko ari abantu basanzwe nyamara ari regitiriye. Bya binyabizima by'ibikururanda bimeze nk'imiserebanya cyangwa se inzoka, ariko bifite amagaragambya n'imirizo. Birashoboka ko wasanga ibi biremwa duhana abageni, ndetse wasanga tunabyarana nabyo, dore ko ngo bishaka icyororo ku kiremwa muntu byanga byakunda.
uyu munsi bivuga ko kimwe cya kabiri cy'isi yose cyaba gituwe n'ibi biremwa bya reregitiriye cyangwa se imiserebanya abantu. Gusa nanone aya ni amakuru bitoroshye kuyemeza kubera ko ibi biremwa bikenera kurya abantu no kunywa amaraso yabo kugira ngo bigumye kugira imisusire n'imiterere nk'iy'ikiremwa muntu. Uyu munsi bivuga ko kimwe cya kabiri cy'isi yose cyaba gituwe n'ibi biremwa bya reregitiriye cyangwa se imiserebanya abantu. Gusa nanone aya ni amakuru bitoroshye kuyemeza kubera ko ibi biremwa bikenera kurya abantu no kunywa amaraso yabo kugira ngo bikomeze kubaho bidapfa no kugira imisusire nk'iy'abantu. Bivuga ko kandi ibi biremwa bya reregitiye tubana nabyo ko bitubamo kandi ko ibikorwa byabo biri buri hamwe. Gusa nanone nubwo bimeze gutyo hari bamwe batemera ko ibi biremwa bya reregitiye bibaho. Gusa hari n'abandi bemeza ko bibaho ndetse ko bamwe muri bo batanga ubuhamya ko bahuye n'ibi biremwa. Ejo bundi muri 2018 mu gihugu cy'Ubwongereza umunsi umwe mu masaha y'igicuku Sharman D. Rosalind yasuwe n'ibi biremwa. Narabyutse rezakitiri zinjira mu cyumba tujya mu buvumo. Ahari itsinda ryazo noneho zitazinzenguruka buri imwe muri zo inkoza y'ikiganza. Hanyuma ntangira guhinduka buhoro buhoro. Byari bitangaje ariko kandi bidasanzwe kureba ku mubiri wawe ugasanga watangiye gusa n'ibindi biremwa. Uruhu rwarihoho rutangira kuba amagaragambya hanyuma nzana umurizo. And see it morph from your human form into a reptilian form. To see the skin shift from being smooth into scales. And to find that I had a tail. Usibye umwanditsi ku mugenga w'isi nyakuri ndetse akaba n'umunyamatsiko ku biremwa bidasanzwe David Icke nawe ari mu bakwirakwije amakuru y'ibi biremwa bya reregitire cyangwa se imiserebanya abantu. Bya biremwa by'ibikururana bimeze nk'ibiserebanya cyangwa se inzoka ariko bifite amagaragambya n'imirizo ariko bikaba byishe cyangwa se bituye mu masura y'abantu cyangwa se mu mibiri y'abantu maze bikigaragaza nk'abantu runaka maze natwe tukabona ko ari abantu basanzwe nyamara atari ko bimeze. Igisa n'igihangayikishije nuko ibi biremwa byigabanyije imyanya ikomeye mu mibereho y'ikiremwa muntu. Ibi biremwa kandi ngo biragira uruhare rukomeye mu gufata ibyemezo binagira ingaruka ku batuye isi. Kugira ngo byumve neza hari abakomeye mu isi bavuga ari kijyana nyamara atari abantu basanzwe ahubwo ari za reregitire cyangwa se imiserebanya abantu. None ni abahe bantu cyangwa se abategetsi b'isi cyangwa se abakomeye mu isi batungwa agatoki ko baba ari bya biremwa bifite amasura y'abantu nyamara atari abantu ahubwo ari ibikoko bifite amagaragambya n'imirizo? Dore bamwe mu bantu bakomeye mu isi cyangwa se abategetsi b'isi batungwa agatoki ko baba ari bya biremwa bya reregitire cyangwa se imiserebanya abantu bifite amagaragambya n'imirizo ariko bikigaragaza nk'abantu kandi ngo bifite isi mu biganza byabo. Hari uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Hussein Obama, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth, Bernard Kashmir, umunyapolitike w'Umufaransa ukomeye cyane wanagize uruhare mu gushinga urugaga rw'abaganga batagira umupaka, umunyamuziki Justin Bieber, umunyamuziki kandi Boris Willy ndetse na boss wa Facebook Mark Zuckerberg. Gusa warabihakana. Especially ones, hari ibintu byiza murabizi ariko muri byo haba hari n'ibisa n'iby'ubusazi. Mperutse kumva bavuga ko ndi umuserebanya mu mwanya w'ibibazo n'ibisubizo ariko ndagira ngo mbabwize ukuri ntabwo ndi umuserebanya. Gusa nk'uko twagiye tubibona mu butumwa mwagiye mwohereza nimukomeza kubigenza gutya tuzategura n'undi mwanya w'ibibazo n'ibisubizo nk'uko ibibazo byanyu bigenda bikugeraho ahangaha. Muri abantu nanjye nari umuntu kandi na n'ubundi umuntu. Aba bose bivuga ko bafite amasura atwikiriye amagaragambya n'imirizo nyamara igisa n'igitangaje ni uko twe tubona ko ari abantu basanzwe. Hari ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abanyamerika barenga miliyoni 15 bemera ko Obama ari reregitiriye cyangwa se ari umuserebanya muntu wishe mu isura tubona. Hari n'abaperezida bamwe na bamwe ndetse n'abakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo abenshi ntibizareregitiriye kubera ko ngo usanga hafi ya bose bafite isano. Bivuga ko Obama ubwe gafite isano n'abaperezida barenga 5 bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe bitandukanye, harimo Lyndon B. Johnson, Lyndon B. Johnson, Harry Truman, James Madison n'abandi. Uwari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Franklin Roosevelt nawe gafite isano n'abaperezida barenga 11 bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo Harrison, Tyler n'abadamu bombi. Ikindi kandi Hillary Clinton ngo nawe afite isano na Donald Trump, ngira ko abaperezida bamwe na bamwe ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abakomeye mu isi cyangwa se n'abakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba ari reregitiriye cyangwa se ari imiserebanya abantu.
bya binyabuzima by'ibikururana bimeze nk'imiserebanya cyangwa se inzoka ariko bifite amagaragambya n'imirizo. Ariko se niba ibi ngibi bivugwa ari ukuri koko, wamenya gute ko umuntu mugendana cyangwa se musangira cyangwa se mwirirwana cyangwa se abategetsi b'iyi si baba ari za rezagitiriye cyangwa se ari imiserebanya abantu nk'uko bivugwa? Wabivumbura gute? Ni ibiki biranga aba bantu ku buryo uramutse uhuye nawe wamwibwira? Dore bimwe mu bibaranga. Rezagitiriye cyangwa se imiserebanya abantu, rimwe na rimwe amaso yabo ahinduka icyatsi cyangwa se ubururu. Rimwe na rimwe kandi amaso yabo anyuzamo akaba manini. Ikindi, rezagitiriye cyangwa se imiserebanya abantu bakunda gusohora ururimi hato na hato. Bagira akantu ko kutiyumva ko ari abantu gusa, ibi bibona uko wabitegereje. Bakunze kugira inkovu nyinshi kandi zidasanzwe ku mibiri yabo. Rezagitiriye cyangwa se imiserebanya abantu bakunda ibyerekeranye n'isanzure n'ahantu hisanzuye. Ikindi, rezagitiriye cyangwa se imiserebanya abantu ni abantu batavugirwamo. Ntibakira ibitekerezo by'abandi kuko baba bumva ko babarenzeho mu mitekerereze, babarusha ibitekerezo. Akenshi bakunze kugira amajosi magufi, ntibemera gukosorwa no kugirwa inama kuko bagaragaza ko ibyo bakoze babizi neza kandi ko batajya bibeshya. Nubona umuntu ufite cyangwa se ugaragaza ibi tumaze kuvuga hejuru, uzatangira gukora ubushakashatsi, uzatangira gucukumbura, uzatangira gukora ibishoboka byose kugira ngo umenye neza ko atari umuserebanya muntu cyangwa se atari rezagitiriye, atari ya nyamaswa ifite amagaragambya n'imirizo yitije amasura y'umuntu. Twebwe nanga dushoreye iki kiganiro mwari mwateguriwe nanjye Bernard Kimwe Mukiza.